Okay guys, muri video ngiye kwereka uko wakora video nk'iyo mumaze kubona yatangiye ukoresheje phone yawe. Wowe icyo usabwa no kureba ino video ukayirangiza ukureba akantu ku kandi yo gusa nuko ufite phone ndetse na application ya CapCut dusanzwe tumaze kumenyera gukoresha ama edit ajya atandukanye. Mwaje mubona ko edit nyinshi twazi zikoresha CapCut na InShot muri phone. Tuzagenda twibana ku bintu byinshi byo muri phone, ibintu byo kweditinga dukoresha no mu application. Rero nk'ibisanzwe kugira ngo dukorere video turaza hano muri application yacu CapCut muri phone. Tuze tuyamo turagenda tweditinga ahantu kandi ndaza ntore mu cya kiganza cya mbere cya wundi wari ufite umuriro zenye kandeho hano nimara kugikanda ndahitanza nkanda hano nitse ngo add bite bigera muri application yacu ya CapCut imbere. Video yacu nimara kugeramo urabona ko bisa nk'ari abantu babihanganye gutya tuza dusibe dukande kuri iroga CapCut dukande delete gutya tubanze tuyikora nitumara kwikanda turakanda hano ndetse overlay dushyiramo add overlay nitumara gukanda hano ndetse add overlay turaza hano mu video yacu dufite muri phone tuza dutoremo effect y'umuriro. Abantu bashaka gukoresha no ma effect urareba muri description uraza kuyabonamo nawe yakoresha niba ushaka kuyakoresha muri video zawe. Naho turaza dukande add n'ubundi nk'ibisanzwe bitebeza muri application. Nimera kugeramo haraza hari ikintu cy'umukara tuza dukanda hano ndetse ngo splice kugira ngo bino by'umukara bivamo. Sorry, tunaza dufungura internet nitumara kuyifungura tuza hano handitse splice tuhakande gutya turakanda tutegerezeho gato. Tuza ushaka hano handitse ngo filter uhakande gutya hano kitwa filter gutya birahita bivamo. Urabona ko bya bintu by'umukara bivuyemo. Nibimara kuvamo uri kubona ko wa muriro uraza ukagurya kirimo muri video gutya wongere gutya nurangiza uzukuremo amajwi dukande kuri video tudakoza dukuremo amajwi. Tuza hano tubanze dukuremo volume tuze gutya dukuremo volume bigere kuri 0. None tubanze duplayinga turebe uburyo video yacu imeze. Niza kumeze turaza gushaka uko twabanza umuriro tukabigira binini numara kuwushyiraho uraza uplayinga gutya urebe ko umuriro wawe wagiyeho neza. Nubona amaze kujyaho neza urahita uza hano hejuru ukande export. Iyi ni video ya mbere ubwo tumaze gukora. Video ya kabiri kuri wa wundi wari ufite IC urabona ko ni gutya twayifashe. Rero turahita tuza hano niturangiza tuza dukande kuri overlay gutya niturangiza dukande add overlay dushyiremo effect nayo ikeneye kwajya. Nitwagira turaza turemo effect yacu. Nimara kugeramo n'ubundi ikintu turakora turaza dukanda ndetse splice n'ubone bisanzwe dukanda ndetse filter kugira ngo bivemo. Filter niyi tumara kuyikanda urabona ko byahise bivamo. Turaza none turisizing ya effect yacu ijye mu kiganza neza cyo wari uyifite gutya. Nubona cyangwa ushaka kuyikontorora ushaka nabwo wakoresha keyframe nabyo ntacyo bitwaye gutya. Naho tuza dukuremo amajwi dukuremo volume. Niturangiza guys abantu bamona bino nagiye nkoresha urareba muri description ukanda ngaho muri description uraza kubonamo ibyo twakoresheje nawe niba ushaka kubikoresha muri video zawe bikoreshe. Niturangiza dukande split bino byasagutse tubisibe gutya. Yari kubona ko kaduplayinga turebe ubonye bitarimo neza wakoresha keyframe nabyo ntacyo bitwaye gutya. Uri kubona ko gutya ntacyo bitwaye. Iyo ni video ya kabiri. Noneho tugiye kuri video ya nyuma uko twayikoze niyo tujye kureba hamwe. Iyi nayo ni irangiza uraza ukande export nabyo ntacyo bitwaye. Tugiye kuri video ya nyuma. Video ya nyuma ni gutya nayifashe. Uri kubona ko basa nko bateranye buri wese zambaraga zari ifite barangije baraneshanye. Rero turata tuzamo hano dukande n'ubundi hano nitse overlay tutangiye dushyiramo n'ubundi ama effect n'ubundi twagiye dukoresha niyo turongera tugenda dusubizamo gutya. Tuza hano dushyiremo reka tubanze wenda effect ice turaza hano tuyishake ya effect ice niyi tubanze tuyishyiremo. Nitumara kuyishyiramo turabanza dukuremo volume tuze dukande hano handitse ngo splice dukande filter bite bivamo ako kanya dito dukanda splice birahita bivamo. Noneho ikintu tugiye gukora reka tubanze dusibe hano noneho tubanze dukora ibingana neza gutya. Turaza tubanze tuyisibeho numara kugezamo effect uraza irisizing neza gutya
uyegereze wa muntu gutya. Nguyu wari ufite ino effect ya ice ku kiganza cye gutya, use nk'uyishyiraho gutya ku kiganza cye, uyigire nyine uyishyire mu kigero bitewe n'uburyo video yawe wifuza. None use nk'uplayinga video yawe ureba ahantu ukuboko kuri gutya, uraza urebe gutya, urabona ko iri hano gutya, ukuboko kwe kuri hano. Nurangiza urahita ukanda kano kantu kitwa ka keyframe gutya, ugakande uze urebe ahantu ukuboko kwe kahise kujya. Nurangiza urahita uza hano gutya, hano ukuboko kari kugenda kuzamuka nayo yizamura gutya, uhita yizamura gutya, urahita ugira yizamura irekeshe n'ukuboko, uplayinga video ureba ahantu ukuboko kwerekeza, na effect nawe ni uraza guhita yerekeza gutya. Uri kubona ko azahita yiteraho akantu k'umutuku gutya. Nurangiza uraza uplayinga video yawe urebe uko bikoze. Nusanga bitagiye bikoze neza uragenda ubikora. Uri kubona ko gutya ntago byari byagenda neza, tureta tuyihagarika gutya. Hano bisa nkaho yaragiye kuyohereza. Niturangiza turongera tukazane gutya, tugeze nka hano gutya, nabyo ntacyo bitwaye. Twongeye duplayinge turebe uko video yacu imeze gutya. Ni hano yageze, ni hano twagejeje. Niturangiza turata tuza hano, tuze dukande n'ubundi hano handitse overlay, dushyiremo n'uyu umuriro. Nawe niko tugiye kubigenza nkakura n'ubundi birabikoze. Turata tuza dushyiremo effect y'umuriro yuri ya wundi hano gutya. Reka dukoresha, turaza hano gutya dukande add. Tumara gukanda add n'ubundi nk'ibisanzwe, turata tuza muri splice dukande filter gutya. Niturangiza turata tukarisayizinga gutya, tuze turebe use uyu nguyu we uko ikiganza cye cyari kimeze, ariko tubigenza nawe gutya. Tuze dukoremo volume, turaza dukoremo volume gutya. Niturangiza turaza turebe uriya, tuze turebe uriya wari ufite umuriro uko ikiganza cye cyari kimeze. Tuze turebe hano gutya, tumushyireho neza gutya. Turangiza dukande keyframe gutya. Turajya tugenda turanarebera hejuru turebe niba biteganye. None niturangiza tuze dusa nk'abaplayinga, duhita nawe tuzamura, ukazamuye ikiganza nawe tuzamura gutya. Niturangiza gutya, none ukubona ko byageze hano, arahita nawe turahita dukora kuri uwo muriro, tuwuzane hano bisa nk'ibigiye guhura gutya. Reka duplayinge turebe hano hejuru nimba bisa nk'ibihura gutya, nibisiganwe cyane. Urageze ureba keyframe nimba zagiye zisiganwa cyane. Nurangiza uze uplayinga urebe video yawe uko imeze. Aho usanga bipfuye ugenda ubikora gutya. Turaza duplayinga, reka duplayinge turebe. Uri kubona ko tayari imiriro hano yarigiye guhura. Niturangiza hano bigeze, data tuza n'ubundi dukande keyframe, kaga keyframe gutya. Dita tuza handi handitse splice, ubwo turi kuri wa wundi wa mbere. Dita dukanda gutya, kano kantu gasa nka kuzuye karimo ibara. Dita gutya tugakurure paka kageze kuri 0 gutya. Niturangiza tuze na hano hasi, ariko tubigenza twongeye dukande keyframe, tuza dukande keyframe gutya. Turebe nimba biteganye, tuse nk'aba biteganya gutya gutya. Niturangiza turaza dukande keyframe gutya. Tumara gukanda keyframe tuze kuri splice, dukure kano kantu gutya gutya. Wowe uraza kubyitaho bikore neza gutya. Tayari ukubona ko bise byose bibura. Nibimara kubura none turata tuza dukate buno busigaye ntacyo bitwaye. Ukanda split, ukande delete, nano ukande split, uraza ukande split gutya, nano ukande delete. None tugiye gushyiramo andi ma effect nayo yarasigaye. We turaza dukanda handitse add overlay gutya. Tumara gukanda handitse add overlay, turaza dushyiramo ya effect isa nk'iyerekana nk'aho hari ikintu kibaye cyangwa nk'aho hari ikintu gituritse gutya. Tuze turebe dukuremo volume naho, turaza dukuremo volume gutya. Tumara gukuramo volume, turaza hano kuri splice n'ubundi dukande kuri filter, birahita bivamo. Ariko tubanze turebe uko video yacu imeze, duplayinge turebe. Uri kubona ko hari ibintu bise bisa nk'ibituritse gutya. Niturangiza turata tuza hano gutya, tuze hano tuze dukande n'ubundi hano handitse add overlay. Tumara gukanda handitse add overlay, turaza dushyiremo bya bindi noneho bigaragara ko bari kuneshanya. Tuze tubishyiremo, dushyiremo ntago ariye. Nitumara kubona effect yacu n'ubundi turakanda add banze bigeremo.
tegereze bibanze bigeremo nitumara gukanda splice bya bintu karabira bihita bivamo. Nibimara kuvamo rero nusanga wowe bitarimo neza uraza na yawe bitewe n'ahantu babagetse cyangwa se yariri, ariko ngewe urabona ko bise bihura. Nindangiza playing video yacu turebe uburyo video yacu tumaze kuyikora. Ni gutya ubwo ni gutya video yacu imeze. None hari kubura ikintu kimwe tugiye gushyiraho, hari effect iri kubura tugiye gushyiraho ibigaragaza neza. Turaza dushyiraho effect, turaza n'ubundi dukanda hano handitse ngo add overlay, hano handitse ngo add overlay gutya. Nitumara kuhakanda turebe ya effect yacu dushaka gukoreshamo ni iyi, tuyikandeho gutya. Nitumara kuyikandaho turaza duhita dukanda no muri kuri splice. Uri kubona ko bya bintu byahise bivamo. Noneho turaza dufate video yacu tuyiplayinge turebe uko imeze. Duplayinge turebe video yacu tumaze gukora uko imeze. Ya uraza playing urebe nimba ibintu byawe wabikoze neza. Tukwana ko uyu ni umuriro w'ino wa ice, afite ice. None bino bisagukaho gutya tuhita tuza hano kugira ngo tubisibe neza. Byabyiza ukanze kuri iyi video ya mbere kugira ngo uze kubikata hano bireshya. Numara ukanda hano handitse ngo delete, nihita igenda hano urangiza ukanda export. Guys, nizere ko ino video hari icyo yagufashije. Nimba uri mushya kuri YouTube channel yacu ukayifuza kuzajya ubona ayandi ma edit menshi, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo nakajya yagira video nimgucika, ukande like, usharinge. Ikindi ushaka muri edit cyandika muri comment uzakibone muri video y'ubutaha.